Ndi papa Sava. Mureke mbabwire rero. Ibi bintu ngiye bigeze ahantu binyobera. Turasenga, turinginga rwose. Yewe ntacyo tudakora kugira ngo turebe ko twazamuka mu maturo. Ariko amaturo arakomeza akajya hasi akajya hasi akajya hasi. Wenda hari n'undi yabara cyangwa barwa n'umuntu utari uwacu. Wenda bavuga uti yanayatwaye. None se ariko abakristo buzuye urusengero. Ariko urusengero rungana gutya tube nta n'amafaranga 30,000, 40,000, 10, 20, 30 dufite kuri konti. Umwanya wose None se n'umwanya ko umuntu atura uko abishaka, ko tutamukora mu mufuka ngo turayamwaka, urabona twakwirenganya. Ko naho rega bagombye kwibwiriza bagabacire ibintu tuba turimo. ariko wakwibwiriza unese bibwiriza ese arige tuterwa tuvuga ibyahumetswe n'Imana tuvuga ukuntu icyacuma ari ngombwa. Ariko nkubaze pastor, ibintu byose kuba wabyoroheje ukabyoroshya arumva bizagenda gute? ahubwo twaba turi mu biki? Twatungwa n'ikizi? Twaba turi mu biki? Twaba dukora iki? Mo duhebe rero urusengero dukinga dutugende buri wese yigire mu bye. Oya ntabwo cyo cyaba ari icyemezo no kwihangana wenda wese yigire mu bye. Ariko cyo ndikubabwira ngiye gifite ishingiro. Umuntu atura n'umutima nama we, ntabwo ukora umuntu mu mufuka. Tuba twigishije twakoze uko dushoboye. None se niba batu ayo mafaranga abuze ndimba wowe urumva ufite nama ki ko numva uvuga ngo ibintu byose mba nama ki ni gute noneho wagira abakristo batagira icyo bagira Ntibagira icyo binjiza mu rusengero warangiza ukirirwa wasamye imbere yabo urumva. Ariko tasiyo kuyobora itorero ntabwo ari gukubita abakirisitu ngo gira utya ntawe bakubise batwara buke. None se ntibumva tuvuga batumva tuzana binginza bagasenga nta kinjira. Abapasiteri bahora basimbura nanga kandi turabishyura nta kinjira, twaba turi gukorera mu gihombo. Nese pasiteri nkubwiza ukuri, ntabwo iyo twatumiye umukozi w'Imana ntabwo tumugaburira ubona tutikoramo nitumuhatike se. Uribuka wa wundi twavuze reka ninde umwe wavuye za ntama se ntamara ntama se wavuye za Kibuga. Ariko reka mbongo Sekimonyo bebe ko yatugoye tuvuga dutereka dupfe guhamagara uyu muntu. Reka duhamagare uyu muntu ni umukozi w'Imana uzwi mpuzamahanga, turebe ko yaza imbere y'abakristo akababwira bakagira icyo bakora. Cyane ko hari amahugurwa twari twagiyemo turi kumwe. Urumva ndavuga hari itorero twigeze guhuriramo twagiye kuvuga ubutumwa, mbona abakristo rwose arahanuwe bose baratura. Ntabwo baje ko yavuze hari ikintu bigeze batanga. uzi ukuntu Yesu tuvuye ko ari umudayimoni wenda uri mu mifuka y'abakristo bacu. Kuburyo badashaka gukora ndafuribuka ukuntu turi gukorera mu gihombo. Uribuka ukuntu twamuhaye itike akayanga amafaranga ari make ntiyamugeza hataha ngo ntabwo atugodokera. Ariko mwibuke yuko hariya tukimara kubona kira kintu kigenze kuri mwibuke ko twafashe icyemezo twebwe twiyoborera itorero ryacu, abo bantu baza no kuducucura nayo tudafite ni bya bindi abisi bavuga ngo nukwipasa muremure. Twe tuzajya twigishiriza abakirisitu bacu baza nayo babonye ubuzima bukomeze. Bari abantu baza kutunyunyuza abapasiteri wahora imbere y'abakristo ari isuri bakagaruka ari isuri imwe bagaruka. Ariko reka buri munsi ari pasiteri ari ndimba reka nkwibutse ikintu kimwe. Impamvu njyewe na batumije kugira ngo dukore iyi nama, njyewe ndebeye mu ishusho iri imbere, ntarebeye mu ishusho iri inyuma. Mpamanya n'umutima wanjye ndetse n'umwuka w'Imana, ahubwo icyo mbona nuko mu minsi iri imbere n'aba badatura ubona mu mitima yabo bafite ikintu bafite muri bo, nabo tuzababura. Uzajya uza wicara aha ngaha n'igihombo wagize. Dukomeze duhombe, dukomeze twicara aha ngaha
imbere y'abantu badafite umumaro, reka mvuge ko nta mumaro. kandi ikindi ndimba ntabwo wahora imbere y'abakirisitu ari isura imwe buri gihe ibaza mu maso, buri gihe ari pasiteri na ndimbati, pasiteri na ndimbati. ariko Imana niyitora, ntabwo turagera kuri Imana niyitora, ntabwo baza ari ndimbati baje gusenga cyangwa njyewe. none se nyine hari ujya gukura iwe mu rugo, wenda ni iminsi imeze nabi bakaba nta akora wa mugani iminsi birashoboka, ariko iminsi yigeze imera neza, iminsi yigeze imera neza ryari bose icyarimwe se ndimba, iminsi bose yarabahindukanye. Ukwezi kumwe ntabwo Imana niyitora ubwoko bwayo ikabuzana, wigira ubwoba ngo bazagenda, urumva n'ubundi ntawe ujya gukora iwe mu rugo. Reka rero mbahe inama, mbahe icyo gukora. Icyambere, inama ngiye kubaha ni inama izaduha ubushobozi noneho bwo kuba twakiteza n'imbere. Iya mbere, murabona ko insengero nyinshi barazifunze. kubera ko zitari abasengeraga mu mazu bakodesheje y'abantu muri bya byumba bya hato na hato, mu masare bitujuje ibyangombwa byose. Murabizi ko twe tugira umugisha, twagira umugisha wo kugira urusengero rwacu, ndetse dufite ibyangombwa. Murabizi ko ariwe pasiteri warabyize, nanjye narabihangane nyine bizaza, itorero riruzuye. Nibyo ndimo nkubwira, reka mbahe inama. Dore inama ya mbere, nimureke dufate umwanya n'ubundi dusenga amasaha 2. Tureba amasaha 2 dufata, hanyuma mu yandi masaha dukodesha urusengero. Abantu benshi barabimbaza, rugeme ikizi ukindimba dukodesha urusengero rukorerwe mwiki? ni ugukomeza gusenga. Muhumbure ni ugukomeza gusenga. ubwo turagira hari abantu babuze aho basengera, nka wa mudamu wari ufite church Mutuyimana yaransabye, yarambwiye ati ngewe abakristo banjye buri gihe barambwira bati shaka ahantu twasengera dukomeze umurimo w'Imana. Ndetse niyo nama ahandi hose barabitangiye. Nkeka ko ari twe twari dusigaye. Nimureke uriya mudamu, ubu ni uwa mbere tuvuganye, nareba amafaranga azajyamo ku kwezi, bakaza bagasengera amasaha 2. Bagasengera amasaha 2. Urumva, nyuma y'amasaha 2 karibu mumeze mutese turahamba. Ndagushimiye Imana yanjye kubera urugendo ndinze nkabageza amahoro, komeza uhimbazwe kandi ushimwe. Amen. Haleluya. Twari turi mu nama, ariko nawe ubwuje n'amahiri sinzi ndakomereza mugejeje cyangwa nta kibazo wowe watubwira. Mumbwira ibyo mwari mugezeho. Urumva twari turi kuri gahunda yo guteza imbere urusengero, bo tutanaguhishe binyuze mu maturo. Ni umugambi twese tutanaguhishe binyuze mu maturo. Mwari mugeze kuri ngingo ro mbaye nanjye ko amaturo twebwe, amaturo hano mu rusengero ni gake. Ni gake pe. Ni gake pe. Ingingo nyamukuru mwariho niye ngo turase kunego ko ingingo nyamukuru twari turiho rero, nge narimo gukodesha urusengero kuva saa 1 kugeza saa 3 tukakoreramo. Twareba isaha abakristo bacu itabagoye, kuko twebwe ni twebwe ba nyirarwo. Sanga kugeza sangahe? Kuva saa 1 kugeza saa 3 abakire baba bakiryamye. Ariko nge nari ntaranabyemera. Urumva, nge nari reka nkomeza ariko twumve ngo nta gushonje. Urumva ko tugeze saa 3 itorero rimwe rikaba rivuyemo. Kuva saa 3 kugeza saa 5 hakaza irindi torero. Twajyaho. Sibyo twajyaho. Murumva baba babyutse kuva saa kugeza saa 5 ayo sandi masaha 2 badukubise 500, abandi bakadukubita 500. Ubwo ntitugize miliyoni. Ni urugero. Mujye mumenya ukuntu oya ari buretse wumva umusaruro ahantu uri. Ariko kuva saa 5 saa 5 saa 6 saa 7
hakajyamo irindi torero hakajyamo irindi torero bakadukubita iyo si imwe n'igice iryo rero riracuruza Iyo si imwe iryo n'igice. riracuruza kuko abantu baba bari muri pose abantu barasenga saa saba saa saba saa saba saa munani na saa cyenda saa cyenda irindi torero irindi torero aho nta bantu baboneka barahari ariko abantu rero babuze abasengera nimba wampaye ijambo twabishyiramo ubushake noneho ikindi tugashaka n'uburyo urabona ko na siporo nyuma mu masaha guhera saa 12 kugera za nimugoroba usibye icyo gihe guhera saa 9 impamvu ngejeje saa 9 nari narasoza saa 9 b'inginzi za korari nibwo za repeta kugeza saa 12 ariko ndimba saa 12 Pastor, reka tuye twumva igitekerezo cyawe ntabwo turi kugenda komeza ngenda kumva saa 12 yego kugeza saa 3 z'ijoro hakajyamo gym rwose iki kintu hakajyamo gym Iki kintu. abantu bagakora na siporo cyane cyane ko n'amasare urabona aba gym bajemo hari icyo bangiza se oya ntacyo bamwe bakora utuntu tudusiporo tujye mu bintu by'imiziki abantu bazavuga ngo iki ngo urusengero rwahendutse ariko banditse gym ibyo twavuga ko ari iterambere ry'abakristo cyane cyane twahera ku bakristo banagira mu bintu byacu nanjye nimundeke mvuge ngaho tubwira naboroheye namwe nimundeke oya ntawe kwimye ijambo asa ku ntego ubu ngubu koko ko muzi ko mwasizwe mugahamagarwa ibyo bintu mutangiye kuzana mu rusengero n'ibiki amateraniro angahe mu rusengero rwacu niko ndimba buretse gato se nanjye ndangiye amateraniro y'Imana se barimo baravuga iki hari uzajyamo atavuga Imana buretse se nanjye mvuge hari akabari nakure turavuga nanjye reka mvuge buretse oya Hari akabari. turavuga nanjye reka mvuge hari akabari dushyizemo nakure turavuga hari amarogi dushyizemo ya buretse twumva ingingo nakure turavuga nanjye ngavuga mvuge reka mvuge kandi mumenye uramutse ufite iwawe abakozi b'Imana bitushwanira ariko mujye mwubaha igitekerezo cya buri wese turebere hamwe ibyatugirira akamaro mwishyire amafaranga imbere kuruta umurimo w'Imana dukora nimuyumve mwikongorerana nimutega amatwi oya urumva yumva tega amatwi turi kukumva reba ufite umwana iwawe akabaza iwawe yego yataha agasanga ngo iwabo bamaze kwimuka bagiye ngo bahakodesheje abandi ngo baraza kugaruka nimugoroba wenda niba urugero mutarwumva noneho nimwumva icyo nshaka urashaje ariko urashaje koko uratanga urugero rwo mu rusengero ugatanga nawe ntugashyire amafaranga imbere boshye ibitekerezo byawe mujye mumenya ko mwasigiwe reka tuyoborwe n'umwuka wera mujye mumenya yuko mwasigiwe kubatura ubwoko bw'Imana urumva inzu bamwe n'itorero ryakubakiye ukaba uri kwigira uko nguko ejo bundi bagukuramo haje undi pasiteri uzabasaza bizagenda bite bazaguremo ariko ntaye mu cyumurimo nasezeretse umva ikindi noneho mugiye no kuzana babandi birirwa bashyizemo bya bintu ngo barabyina ngo barakora siporo abakristo se mutuze tuyoborwe bariya n'abakirisitu muve muri kamere tuyoborwe n'umwuka erega tuzahera no kuri twe uretse ntabwo dukeneye siporo dore rero none se kandi siporo bagiye kuyikorera mu ibarabara siporo bayikorera mu ibarabara ingingo eshatu zikugonga rero nubwo uri kurwanya ibi bintu uyu mwene data mushiki wacu yarabikomojeho aravuga ati uri kuba mu nzu y'itorero ntacyo bitwaye none umuvandimwe akagaragaza ukuntu twahombye sibyo kandi ejo cyangwa ejo bundi baraduha dusebe ikintu gihari ni ugushaka amafaranga hasi ariko wowe kuko uri mukuri no mu mwuka reka natwe tube mukuri no mu mwuka ariko dukorera n'itorero se mwarese nk'abahinde ahubwo pasiteri ni inama nziza iyo nzu muvuga itorero tujye tukubwira iyo nzu muvuga y'itorero rya Nkondo nta gitekerezo ikiruta amaturo nayivamo nkajya gukodesha noneho wenda iyo nzu akaba ari iyizana narigomwe ninjye pasiteri mukuru w'uru rusengero narigomwe kubera ko ngiye mfite inzu mfite ahomba ndavuga nti mugenzi wanjye nabe mu nzu itorero riyishyure riyishyure mu maturo ninjye wakagombye kububamo yego sinjye wakagombye kububamo ikiruta nayivamo wayivamo muve muri ibyo rero uretse rero reka njye mbaye raporo noneho idufitiye akamaro mureke ibyo ngibyo icyo tuzagifatira umwanya twitonze mu kanya agiye kuzamo itorero urumva kandi rwose ntihagire umuntu umvangira ndabinginze umenye yuko tugomba gutungwa n'iki
n'amaturo kandi amaturo agomba kuva mu Pastor, bakristo subiza icyo kibazo, tugomba gutungwa tugomba gutungwa n'iki amaturo kuko utabyikiriza kwivugisha uzabaho uteze ntacyo ubwo ngubwo reka tubigenze gutyo. tugomba gutungwa n'iki n'amaturo pastor tugomba gutungwa n'iki ni amaturo. agomba kuva muri bandi dore rero bakristo dore rero uzanye umushinga kandi amaturo agomba kuva he mu bakristo mu mifuka y'abakristo pastor nasubize kuko ndabona ye ntabyo ufite akantu amaturo agomba kuva he mu ntama tuyoboye. none se none mbere yose ariko rero uyu mushumba mwiza Ubu rero ibintu ntabwo bo tuba twabikorera. njyewe rero inuza umushinga wanjye uciyemo ibice 4 ariko ndababwira ibiri by'ibanze kuko ndi kwihuta ubundi ngaruka bimaze namwe kubitekerezaho. Igice cya mbere kirimo abantu b'indembe, abangaba nta nubwo ambulance yabatabara. Iki ni icyiciro cya mbere. Icyiciro cya kabiri kirimo abarwana n'ubutunzi bw'isi, aba bo ni imenebereza yaguye aho ngaho. Icyiciro cya gatatu kirimo abarwana no kuzanzamuka, urumva. Icyiciro cya kane kirimo indangare. Ndagira ngo rero tugende gakeya mu nyumve. Ndahera kuba indwara kuko niho hantu hari akantu. Indwara nagerageje kureba abantu bafite indwara z'ibikatu. Fata abantu biramvuna nkora icyo bita research and communication. yego Bivimuzi. Ndagenda ndashakisha ingingo ku yindi umuntu ku yundi. Hari umugabo bita Kijyambere. Kijyambere ni muzi. Kijyambere ari mu bantu bagiye gupfa. yego sha urabyindirije Urumva? Kijyambere ari mu bantu bari gupfa, bagiye gupfa, ari no mu bantu bafite ubwoba kuko umuntu utore wose yagenda kandi akagenda asize ubutunzi bukaribwa na rubanda. turayamukuraho duterera Ukuntu tuyamukuraho rero. Kijyambere afite ibibazo bitatu. Kijyambere afite umwijima udakira. Kijyambere afite impyiko. Kijyambere afite umutima, afite n'umuvuduko. Ibi ni ibirwara by'urusubizo. umutima ni umuvuduko Simbizi ukuntu bihura ariko hari ukuntu umutima nyine utunda cyane ukirukansa amaraso. nari ugenda gahoro Cyangwa ntunagende. Urumva icyangombwa nuko ibirwara bimugonganiraho. Uyu Kijyambere rero kwa muganga bamubwiye ko umuntu utore wose yapfa. kandi afite n'ubutunzi ariko bitewe n'ukuntu twizera kandi dufite abingizi dufite n'abanyamasengesho bakomeye, Imana byose igira ite irabikora. Kijyambere tugiye kumukorera ikintu bita atake. Dufate ibibaraga byose tubikubita hariya tumwumvisha ukuntu nta handi hantu agomba kuruhukira ari ku Mana, nta bundi buhungiro nta bundi buhungiro ari mu Mana. Turamusengera. Urumva? uriya mugabo ibintu by'Imana ko mbona atajya turahera mu mizi ikibazo tumwereke yuko agiye gupfa, tumwereke ukuntu Imana yari yabimuhaye ishobora no kuba igiye kwimwaka kuko adashima. Niturangiza Kijyambere uyu musigare mumutekerezaho araba amafaranga. Mbo hari uyu Miri Solution kawe nagenda bavanga mu byiciro. Miri Solution ni wa musaza w'intuza w'ubwanwa burebure. Uyu musaza w'ubwanwa burebure afite ibibazo n'umuryango, barabaguriye. Bamaze kubagurira baboroka amafaranga, ariko kuyaboroka kuko yari afite abana yabyaye ku mugore mukuru batejemo. Abo gutezamo rero turi bukora iki? Twe turamusengera tumwereke ukuntu Uwiteka agiye kumubera uruhome akamufasha, aduha ituro, aduhemo ituro ry'ishimwe. cy'icumi ahubwo cyayo bamuha Cy'icumi simbizi muragenda mu bigorora. Hanyuma uyu mudamu, iki kidamu cyiza cy'ikiyobe iki esipe niwe usa n'ugira ibibuno gutya. Uyu we ari mu kibazo cy'urubyaro, imyaka 6 irenze. Murahita ese kwikatura ni imyaka 8. Ubwo murashaka ukuntu mubyubaka. Bo Didasiana we arashegera ngo bagiye gushwana na ntuza n'umugabo bafite ibibazo by'urubyaro ngo n'umuhungu bashaka. Wari kimuvaho? Oya uwo mushyira afite. Akakana kago ko aka karirimba neza ijwi ryo hejuru. Aka karirimba ijwi ryo hejuru. Oya kangaka sasa yewe fofo. Oya sasa se wundi. Oya akakana kagakara kiza. Ni sasa ye ni kuba. Sasa kashege visa. Kandi wafite amafaranga mu mutekerezo nabo. Gitariro afite ibibazo by'inyatsi. N'ubundi nawe ni inyatsi igenda. Ayaravuga. Kashikashi rero ni wa musore uyu nguyu uravuga ukavuga na nyiragitariro. Uyu Kashikashi ni wa musore bafatiye imodoka ejo bundi mu bintu bya forode. Aduha igiso. Wose ejo bundi ko bamukeneye. Aramaze iminsi ari gutwara ya Kijyambere ahubwo. Ese ni ya Kijyambere. Bo mu mutekerezo nawe. Hanyuma mfite undi mukecuru nawe kadusigira ufite diabete. We yavuze ko ahita atanga ituro. Buriya nkurikije ukuntu nabe designinze abambere bari kwishyura utumoto.
hatagira unsanganga akabona yuko ibintu twari gukora mu mupango. Ikindi kandi ubwo uwo mukecuru nawe ufite ibibazo naguhamagara bibaye ngombwa sinda natinda ni ukwikuzaho ngahita ngaruka burya Imana ntabwo bayititiza. Genda ubwo nimbona umukecuru oya nimbona agakecuru ntabwo muzana ahubwo ndagutelefona usobye mu isengesho kugira ngo ituro musengere kuri telefone burya nibyo bikora. hanyuma ubwo uricara kwa Papa Sava niho ngusanga. Kwa Papa Sava wowe genda ndabaza genda babwire uyu mugabo ngo ni Ramazani reka uyu mukureho uyu turayamukuraho ndamushyira imbere aricara imbere naramukaje gusenga ndamwicaza imbere Ramazani tumwicaza imbere urumva miri solution nawe gusa yazayaduha miri solution we ariko yayaduha uretse ko umva hoteli Mama Sava amakuru kizi amahoro ndashima Imana muri aho mu rugo turi amahoro n'ukuri iyi Imana iraturinda karibu murakoze aho kijyambere Ramazani mukomere amakuru se ni meza cyane imodoka zuyisize ubunyerere bwabaye ikibazo nishyiza hepfo ugiye nje gusenga ahubwo nakira amateraniro ugiye gusenga abandi bagize iyo utegerayo sare kangereyo amasengesho meza ubwo ngenda senga irikurikiraho yego murakoze nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru nisunze umukiza ukomeye ngizihirwe mbonye umunezero nisunze umukiza ukomeye niseguye amaboko yawe Yesu sinyitinya nisunze umukiza ukomeye nezezwa nuko Yesu anyobora nisunze umukiza ukomeye sinyiyoberwa inzira nyuramo nisunze umukiza ukomeye niseguye amaboko yawe Yesu sinyitinya nisunze umukiza ukomeye umutima wanjye ntuhagaze nisunze umukiza ukomeye ngubwa neza ndi kumwe na Yesu nisunze umukiza ukomeye niseguye amaboko yawe Yesu sinyitinya nisunze umukiza ukomeye niseguye amaboko yawe Yesu sinyitinya nisunze umukiza ukomeye amen haleluya amen haleluya amina buri wese nareba uwo begeranye amubwire ngo wakoze kuza
amina. Ongera umubwire ngo wamaze gusubizwa. You see ndi kubona muri iri torero. Ongera ubwire mugenzi wawe ngo wakoze kuza. Imana ikoze ibitangaza. Imana ikoze umurimo. Hano harimo umugabo. Imana inyeretse umugabo. Ararwaye. Munda. Afite imivuduko. Arwaye impyiko. Yarashigaje umwuka muke. Imana imwongera iminsi yo kubaho. Imana imwongera iminsi. Imana haguruka mugabo. Haguruka Ramazani. Harya bakwita Ramazani. Haleluya. Si urakoze Mana. Imana irambwiye ngo nta kwezi warushigaje. toka shitani. Imana irambwiye ngo ufite indwara y'impyiko umaranye igihe kirekire. Imana inyeretse umutima wawe utera cyane. Haleluya. Imana irongera inyereka wari ugiye gupfa marabira. Haleluya. Ariko Imana dusenga, Imana tuvuga buri munsi, Imana ikora imirimo n'ibitangaro. Irambwiye ngo ikongera iminsi. Haleluya. Gumamo. Haleluya. Amina. Tanga ituro. Imana irabikira. Haleluya. Imana irabikemuye. Haleluya. Wa mugabo we warugiye. Nshimwe cyane. Warugiye pe. Haleluya. Urakoze rwose. Uri Imana ikomeye, Imana igira neza. Urakoze ko uyu mugabo mukijije ibirwara byari bimwugarije. Yesu we. Ndakumva data. Ndakumva. Haleluya. Amina. Yego. Amavuta pastor, amavuta. Yego data. Yego. Ndakumva. Haguruka mugore. Ayiwe. Yesu we, uri umwami. Umaze igihurira. Umaze imyaka myinshi. Ngo nta mwana. Ariko Uwiteka aravuze ngo ifunguye umura. Urashaka impanga 3, urashaka impanga 2, urashaka impanga 4. Kwa Yesu byose birahari. Urashaka bangahe? Bane. Haleluya. Imana inyeretse iguha abana benshi
turagushimye Uwiteka. Haleluya. Komeza ushimwe. Tanga ituro. Tanga ituro. Haleluya. Tanga ituro. Shiti. Tanga ituro. Haleluya. Tanga ituro. Haleluya. Haleluya. Yaritanze. Harimo abashaka amavisa. Harimo abashaka. Harimo abakobwa basengera abagabo beza. Ndimo ndababona. Yesu. Muvane muri aka kaga data. Muvane muri aka kaga. Ibyo ntibabiteze. Oya ntibabiteze. Ndabyanze ntibabiteze. Satani turagutsinze. Ntibabiteze. Ntibamutereze umutungo. Nibamwumvikanishe n'abana be. Ariyo mafaranga ari kuri banki. Nafunguke. Hari inyuma ndahabona umuntu mukuru. Ndahabona umusaza. Haguruka muzehe. Uriya ubwanwa. Gira hino. Abana bato urabakikira ugakiza idembe n'abamuga. Gira hino. Amaboko yanjye ndayaguhaye, ubu yawe mwami uyakoresha. Ndekuba nkawe nge gukorera, wagiraga inezi itarondoreka. Ibyo byari bigiye. Mani bamugisha. Ibyo byari bigiye. Subira mu byicaro. Mureke mbabwire rero. Haleluya. Ibyo uyu musaza byari bigiye. Nabonaga cyamunara. Nari ndimo mbona abantu bamunyaga ibye. Nari ndimo mbona abana be batumvikana barimo baryana. Ariko muzehe ibyaye biragarutse. Amen. Abana bawe barumvikanye. Amen. Yesu. Rero nanababwira ko nabandi mwese hari icyo Imana yabavuzeho. Mwese Imana irambwiye ngo buri wese fata mu gatuza kawe. Vuga ngo ndashubijwe. Uwiteka Mana nziza. Urakoze kusubije aba Kristo bawe. Izi ntama zawe ukabuzishubije mu izina rya ryera Yesu. Amen. Amen. Muvuge ngo haleluya. Amen. Amen. Ijoro bari mu kazi n'ukuri. Witeka Imana kuri uyu munsi himbazwe ikoze imirimo n'ibitangaza. Dukirije abantu bari bashize, ariko Uwiteka Imana irabyanze. Bakristo ngira ngo narabibabwiye, buriya ntimuze kubona amaturo. Twavuze ko ibintu byose ari ku mugaragaro. Haleluya. Amina. Marigo, uraza unzanira iyo Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo. Hanyuma ubwo mutange amatangazo Uwiteka yakoze imirimo. Haleluya. Amen. Dukomeza gushima Imana.